twagira ngo twihanganishe umuntu waba afite ikibazo wenda cyo gutekereza cyangwa se uwahuye n'iyo mbogamizi ijyanye n'uko ibintu byose agiye gukora babimufashamo, bamuha ubufasha, bwaba ari uko atumva cyangwa se atavuga cyangwa se hari ubundi bumuga yaba afite mu bijyanye n'imbogamizi y'uko yakwifasha mu byo yaba akora byose. Ntabwo bisobanuye ko icyo cyumba atagifite cy'inama, ariko gishobora kuba cyarahuye n'imbogamizi tutateganyije, batateganije, kuko ni ibyago. Turamwihanganishije rero umuntu waba yarahuye n'iyo mbogamizi, kandi Imana imugirire neza. Ahari hari ukuntu byazagenda, Imana imusange. Turamusengeye rwose muri uyu mwanya ngo Imana igire icyo imukorera. Aha mutubona rero ni kuri La Lumière des Anges, iherereye i Kanombe. Dutanga serivisi zijyanye no gutegura ubukwe no kubuhakorera n'andi ma event yose y'ibirori. Dukora outside catering. Udukeneye wareba izi contact ziri kuri screen. Murakoze, ni karibu. Rero utahuye n'iyo mbogamizi niwe tugiye kuganira. Hari n'ufite wenda imbogamizi ariko akaba afite icyo cyumba anagikoreramo. Icyo cyumba rero giteye gite? Icyo cyumba ni wowe w'imbere. Ni wowe w'imbere. Hari irindi somo tuziga ry'umuntu uwo ari we, ariko noneho reka uyu munsi tuvuge kuri icyo cyumba cy'inama cyawe. Ni wowe w'imbere, ni wowe wa nyawe, kuko uyu mubiri tubona ari we jyewe ugenda uvuga ukora ugira ute, mbese ibikorwa mubona by'inyuma biba ari igisubizo cy'ibyavuye muri cya cyumba cy'inama cyanjye. Icyumba cy'inama rero ni umuntu wa nyawe. Uwo muntu wa nyawe se nawe urumva umufite? Urumva ko urimo wowe wa nyawe? Hari ahantu wari watekereza ukumva mbese umwiyumvamo, cyangwa ni ibintu wumvise ubwa mbere? Niba rero ubyumvise ubwa mbere cyangwa atari ubwa mbere, ariko nibyo tugiye kuvugaho kugira ngo umuntu wiyumva kumva muri we aho hantu hasobanukiwe yinjiremo tujyane, arebe ibyo arimo akoreramo, arebe ibyo yakoreyemo, arebe n'igisubizo byamuhaye, kuko ni akazi. Natangiye mvuga ngo niba utari n'umuyobozi ahandi hantu, uri umuyobozi ku giti cyawe kuko ufite icyo cyumba cy'inama. Ahubwo mu cyumba cy'inama cyawe ukoreramo iki? Icyo nicyo tugambiriye, cyangwa se nicyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Mu cyumba cy'inama rero, wenda nciye muri makeya, mu cyumba cy'inama ni wowe mu bitekerezo byawe. Ese ujya ufata umwanya ugatekereza ku buzima bwawe, uko wabayeho, uko uriho uyu munsi, n'uko uteganya kubaho. Hari rero n'inama z'igihe gitoya. Inama z'igihe gitoya ni bya bindi utekereza ugiye gukora muri ako kanya, cyangwa se ibyo uri bukore mu kanya kari buze kuza, ariko bitari purani y'igihe kirekire, bitari ikintu wateguye cy'igihe kirekire. Izo nizo nama. Ubundi muri wowe hahoramo inama buri kanya na buri segonda, ahubwo abantu tugira ikibazo cyo kutaba muri iyo nama. Ese iyo nama ujya uyibamo, cyangwa irakorwa ukirengagiza ugakurikirana uyu muntu w'inyuma tureba? Rero icyo cyumba cy'inama kiri muri wowe imbere, mu bitekerezo byawe. Noneho iyi nama n'umwanzuro wayivuyemo nibyo tubona bigaragaye inyuma. Ngiye gutanga urugero. Mu gitondo mbere y'uko ubyuka
birumvikana urabanza ugakanguka. Iyo ukangutse biterwa n'icyo wowe ubanza gukora mbere. Hari abajya mu bwiherero, ariko muri ubwo bwiherero kugira ngo ujyeyo wabanje kwiyumva muri wowe, wumva icyo ugiye gukora, kuko mu bwiherero ntabwo bagiye guhagarara, nta nubwo ari inzira ijya mu bindi bintu. Oya, hari ikintu wiyumvisemo muri wowe, uravuga uti noneho ngiye kubyuka njye hehe, njye mu bwiherero. Cyangwa se iyo ukangutse ku bantu b'abakristo, urabanza ugashimira Imana ko wabyutse. Ibyo kintu cyo kumva hari ikintu ugiye gukora ni inama nto ya mbere ubyukiyeho ukoze, hanyuma wamara gusenga ugatekereza uko upanze umunsi wawe, uko uwo munsi rero uwuteguye, uko ugiye kuwutegura ni uko nguko. Niba uri umukristo cyangwa se ufite ukundi usenga, uretse ko nifuza yuko waba uri umukristo nyine waba usenga Imana y'ukuri, uretse ko ntari hano kugira ngo mvuge iby'amadini, ariko nifuza yuko muri wowe harimo ibintu bibiri. Hari wowe wa nyawe, ari cyo twita ubugingo, hakaba n'umwuka w'Imana uri muri wowe. Ibyo nibyo bikorera inama muri wowe, cyane ko iyo ubyirengagije muri wowe ukabyirengagiza, niho umunsi wawe ugenda nabi. Rero muri iyo nama habamo uwo mwuka w'Imana n'ubugingo bwawe bigiye gukora inama. Ese mu cyumba cy'inama yawe ukoreramo ibiki? Ni wowe kwisuzuma, ubu ndimo ndakujyana muri icyo cyumba cyawe, ukoreramo ibiki? Habamo umwuka uvuga ngo iki ngiki duteguye ntabwo ari cyiza, hakabamo n'undi uvuga ngo iki kintu ntabwo ni cyiza, hakabamo noneho kutumvikana, hakabamo umwuka ukubwira ngo fata iyi nzira, undi ukavuga uti fata iyi nzira. Noneho iyo muri wowe hajemo impaka, uhitamo iki? Ndashaka kugira ngo tubigendanemo neza, kuko iki ngiki nicyo kintu kinanije abantu benshi, aho umuntu ananirwa gufata umwanzuro mu cyumba cye cy'inama. Muri icyo cyumba cyawe ukoramo ibiki? Muri icyo cyumba cyawe wumvira uruhe ruhande? Kuko muri wowe icyo cyumba niho muri icyo gitondo upanze uko umunsi uteye, kuko twavuze yuko niba nta bumuga ufite butuma utabasha kwitekerereza, ibyo ari byo byose iyo ubyutse umenya ngo ndabanza iki, nkurikizeho iki, bigende gutya, umunsi wawe ukawupanga, hanyuma ukamenya ikiri bubanze n'ikiri buheruke. Byose bishobora kutagenda neza, ariko imyanzuro y'inama yawe niyo ikugize uwo uri uyu munsi mu cyumba cy'inama cyawe, niyo izakugira uwo ushaka kuba we mu gihe kizaza. Kandi niba hari n'imyanzuro waba warafashe mu gihe cyashize, niyo itumye uri uko uri uyu munsi. Ndagira ngo rero muri uyu munsi utekereze neza, utese mu cyumba cy'inama cyanjye nkoreramo ibiki? Ese amarangamutima yanjye nyatwara nte? Kuko uyu munsi hari abantu benshi bafite ibibazo by'ihungabana bitewe n'ibyo bakorera mu cyumba cy'inama cyabo. Urugero, niba mu gitondo ubyuka ukumva ugambiriye kureba ibitagenda, kumva ko hari aho watsinzwe, ntabwo byakubera byiza umunsi wose kandi wakoze inama idafite ikigamije. Uruvuga ngo wowe wiriwe mu makimbirane nawe ubwawe, wiganyira uvuga uti ariko iyo mbigenza nta kubera iki nakatangiriye gutya, kubera iki nta wamfashije. Ibyo byose biragenda bikuzura mu mutwe wawe, bikarangira umunsi umaze ntacyo wakoze, ahubwo bikarangirana na stress. Aribwo usanga abantu benshi muri iki gihe
kubera ko yagiye muri icyo cyumba aho kuvuga ngo ibi ngibi ntabwo byangiriye umumaro, ibi ngibi bimfitiye umumaro, niba naragize amakimbirane n'umuntu runaka, icyiza si uko nyakomeza, ahubwo ni uko nshaka igisubizo cyatuma ubuzima bwanjye bukomeza, hanyuma nkashaka igisubizo kirambye aho gutinda ku byo wananiwe gukora cyangwa ku byakubabaje. Abantu benshi bazakubwira ko nta hantu na hamwe hadakomeretse, ariko usohoka ute muri ibyo bikomere byavuye mu cyumba cy'inama yawe? Ni ukwicara, ntureke ngo uwo mwuka ukomeze uvuga wenyine, ahubwo nawe ukiha time. Icyo navuga ko ari meditation, ukiganiriza, ukibwira, ukiyumva, ukibwiza ukuri, kuko igihe cyose utibwiza ukuri, ukibwira ibinyoma, ntabwo ibyo utekereza hari icyo bizaguha. Still n'ubundi bizaguha results ziri negative, cyangwa se nyine biguha igisubizo kiri negative, kikuganisha n'ubundi kugutsindwa. Ariko igihe cyose uzicara muri cya cyumba cy'inama yawe ukareba itagenze neza, nawe ukibwiza ukuri, ukicira urubanza rutakubereye, ukavuga uti ahangaha nahisemo nabi, ahangaha navuze ibidakwiriye, ahangaha nararengereye. Hari igihe wishyigikira, ibyo bita kwishyigikira mu mafuti. Nyamara tuzi neza ko nyine umutima w'umuntu ari cyo kintu kidahabwa ruswa. Niba uzi yuko wiba ukagenda uvuga ngo Mana uyu munsi ndakwinginze ntibamfate, uko nta kuri kurimo, uri kwibwira ngo ntibagufate, ariko uzi neza yuko ibyo ugiyemo ari bibi, uzi neza ko ibyo ugiyemo ntabwo biguhesha nawe amahoro. Yemwe ntibagufashe, ugakomeza ugahakana, ukavuga yuko utibye, kuko wavugaga ngo Mana umfashe ntibamfate, nyamara ntabwo ari cyo cyari gikwiriye. Amahitamo wakoze ni mabi, kuko muri cya cyumba cy'inama cyawe ntabwo wibwije ukuri ngo wumve yuko ibyo ugiye gukora bitazaramba cyangwa bitazarama, ahubwo warapushinze cyangwa se warifashe wowe ubwawe ufata umwanzuro, uravuga uti ngiye kubikora, kubera ko rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu abikora wibwira yuko biri bukugirire neza, biri buguhire, ariko niyo byaguhira umutima wawe uhora ugushinja ko wakoze ibidatunganye. Muri cya cyumba cy'inama cyawe aho abantu bajya bavuga ngo numva nyamara ngo umutima umbwira, ngo nkumva umutima umbuza, ngo nkumva bigenda. Oya, niko biba bimeze. Umutima ntuhabwa ruswa, wowe wenyine kugira ngo wihe amahoro cyangwa se uhe n'abandi amahoro, hitamo kwibwiza ukuri. Wumvire uwo mutima wawe ukubwiza ukuri mu cyumba cy'inama cyawe, wicare ufate umwanzuro muzima, kugira ngo igihe cy'ingaruka cyakabaye ari icy'ingaruka utere kuzicuza. Baravuga nyine ngo n'umujura agenda avuga ngo Mana ntibamfate, ariko se birakwiriye yuko mu cyumba cy'inama cyacu dufatiramo imyanzuro ipfuye? Niba ushaka kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, niba ushaka yuko wowe wenyine wumva ufite amahoro, dore muri iyi minsi bavuga yuko hariho amastress menshi, uburwayi bwo mu mutwe bwiyongereye. Ikintu kibitera cyane ni situation wenda abantu barimo kuva muri covid, ubuzima bukaba butarafata neza, ariko ukugira stress ugatekereza ibidashoboka, nabyo biva mu kutibwiza ukuri, cyangwa se ugatekereza izindi nzira wabonamo igisubizo zitari zo, ariko hari inzira wanga kunyura. Abantu banga kunyura mu nzira ibabaje. Wenda ntanga urugero, nk'ubu ngubu urabona ko wowe urareba ku giti cyawe ukabona nta bushobozi ufite, noneho aho kugira ngo ushake igisubizo mu nzira zikwiriye, ukumva igisubizo ari ukwiyahura. Ntabwo ari byo, kuko ubuzima bwawe si wowe ubushyiraho iherezo. Ni henshi twamaze kubona
bagerageza kwiyahura biranga. Ariko igihe cyose Imana ikiguhaye umwuka wo guhumeka, shaka mugenzi wawe umuganirize, umubwire uti jyewe mfite ikibazo runaka. Niba mu cyumba cy'inama cyawe wabuze umwanzuro byanze, genda ushaka umuntu wizeye. Niba utabonye umuntu wizeye, ugende ugane hari abajyanama b'ubuzima, buriya ntiyakuvuga ntiyakuvamo. Gusa abantu barabyanga ngo iyo ugiye kwa muganga ngo bagufata nk'umusazi, ngo bagufata nk'umuntu utuzuye, ariko ntabwo ari byo. Ahubwo ikintu gikwiriye, wowe niba wumva mu cyumba cyawe wo koko wagerageje ukumva wiburiye igisubizo, shaka umuntu umuganirize, umubwire uti ndi kumva ibintu bimeze gutya, ndi kwiyumva gutya, ese mbigenze nte? Abantu nicyo baberaho. Nibyanga, aho gufata umwanzuro mubi wavanye mu cyumba cy'inama cyawe, genda wegere ubuyobozi ububwire ikibazo ufite. Njyewe ntabwo njya nshishikariza umuntu kwitekerereza gusa we ku giti cye ngo nabura umwanzuro bituma afata igitekerezo kitari cyiza yiyumvagamo. Oya, njya numva umuntu kugisha inama abandi ari byo byiza. Mu cyumba cy'inama cyawe ikintu kibereye, haguruka. Niba wayikoze ukumva umwanzuro utari kuboneka, uhaguruke ugende uhindure aho wari uri. Nabwo wicare wongere wigishe inama, wibwize ukuri. Nibyanga ushaka undi muntu, nibyanga ushaka itsinda. Uyu munsi hariho impfu nyinshi, ukumva ngo umuntu yishe mugenzi we. Ese mu by'ukuri utekereza ko kumwica biri bukemure ikibazo ufite, ikibazo mwagiranye? Ese urumva numwica biri bukemure ikibazo ufite muri cya cyumba cy'inama cyawe? Iyo ugiyemo ugatekereza iyo action, kuko na action ni ikintu uri bukore wabigambiriye wanabiteguye. Mu by'ukuri urumva biri bukemure ikibazo wari ufite cyangwa mwari mufitanye? Jyewe ku ruhande rwanjye ndumva ari oya. Ahubwo hari uburyo bushoboka. Wenda reka ntange urugero nk'abantu bafite amakimbirane mu rugo, umugabo n'umugore, cyangwa se nyine urumva n'abana baba affecte cyangwa bibagiraho ingaruka. Reka ntange urugero nk'umuryango ufite amakimbirane. Umwe muri bo ashobora kuba afite ukuri, undi nawe yaranze kumvira wa mutimanama twavugaga, cyangwa se yaranze kumvira inama ziva mu cyumba cy'umutima we, ndetse bagatangira bananirwa kumvikana ari babiri, kuko nibo baba barashakanye. Bananirwa kumvikana bigasohoka mu cyumba cyabo bikajya mu bana. Aribwo mu kiganiro cyatambutse twabonye yuko umwana ukuriye muri environment imeze gutyo, cyangwa ukuriye ahantu hameze gutyo, akomereka. Ugasanga rero babishyize mu bana, noneho bigatangira gufata umuryango wose, yemwe bikava no mu rugo rwabo bikajya hanze. Noneho igihe bimaze gusakuza, batangira gushaka uburyo, niba navuga gupezanya, buri umwe wese agaragaza ubushobozi bwe afite kuri mugenzi we. Ugasanga ukajya kumva, tujya twumva mu makuru ahantu henshi ngo umuntu yishe ngo uwo babanaga, yaba ari umugabo cyangwa yaba ari umugore. Ese koko bikemuye ikibazo cyo wari ufite, cyangwa wananiwe kumvira no kwibwiza ukuri muri cya cyumba cy'inama cyawe bituma ufata umwanzuro utari mwiza? Icya mbere jyewe navuze ko ari oya, ntabwo bikemuye ikibazo cyawe, kuko ahubwo bigushyize mu kaga. Ugize kuba utanezerewe, ugize kuba ugiye kujya mu manza, ndetse ukajya muri gereza. Murabizi ibihano, abanyamategeko baba babizi ibihano biba biteganirijwe umuntu wishe mugenzi we. Ikindi, wibuke ko mwari mufite n'umuryango, uwo muryango urawutaye. Ese uwo muryango usigiye nde? Ntabwo navuga ngo abana banganaga gutya. Nizo ngaruka twagiye tubona mu biganiro byatambutse,
y'uko umwana ashobora guhungabanira mu muryango we. Rero urwo rugero nari ntanze nagira ngo nkwereke ingaruka zijya ziva mu gufata imyanzuro mibi mu cyumba cy'inama cyawe kandi hari igisubizo. Ese aho tugejeje ahangaha tuvuga, hari umuntu waba warananiwe kwinjira mu cyumba cy'inama cyiwe kugira ngo afate umwanzuro mwiza? Uyu mwanya turagusaba kwisubiraho, ukisubiramo wowe, ukitekerezaho, ukumva umwanzuro ukwiriye gufata. Nk'urwo rugero nari ntanze, mu by'ukuri ni ibintu ubona abantu bagize nk'umukino, ariko mu by'ukuri ntabwo aricyo cyari gikwiriye. Ushobora kwiyambaza abantu bakagufasha, cyangwa se ukiyambaza n'ubuyobozi, ariko wirangiza ubuzima bwawe kubera ko wananiwe gufata icyemezo kizima muri icyo cyumba cy'inama cyawe. Wenda urwo rwari urugero rumwe, ariko wenda hari n'urundi natanga, ngo umuntu ubuzima bukamunanira agahitamo kwiyahura. Ni ukuri ntabwo aricyo gisubizo. Hari abantu benshi uhereye kera kose pe mu mateka tuzi, ibibazo nta na rimwe bitabayeho, ariko umwanzuro ntabwo ari uwo kwiyahura. Kwiyahura ntabwo ari igisubizo cy'umuntu ufite ibibazo. Twebwe genda nashimira leta yacu kuko yumva abantu. Niba abantu bari mu cyiciro cya mbere ibaha ubufasha bufatika, ntabwo numva noneho umuntu w'umusore cyangwa ukiri mutoya wifata ngo ibibazo byamurenze akiha imiti yo kwiyahura cyangwa akishyira mu mugozi. Mu by'ukuri ndashishikariza buri muntu wese gutekereza, akajya muri cya cyumba cy'umutima we akibwiza ukuri kugira ngo afatireyo icyemezo gifite akamaro. Iyindi ngaruka yo gufata icyemezo kibi, usanga abantu batekereza ko ngo niba ubuzima bwabananiye bakwiriye gufata ibiyobyabwenge. Ese nawe udukurikiye urumva ari wo mwanzuro? Ngo urumva ngo nabuze ibitotsi, ngo ariko ngo iyo mfashe ngo akantu ngo bituma ngo sinzira. Kubera ko rero nakoranye n'abana bo ku muhanda, ngiye kubasetsa, hari akantu bajyaga batubwira ngo urumva ngo mere ngo ntabwo ngo nshobora gusinzira ngo rwose ntafashe akantu. Tese iyo kagusinzirije, iyo ukangutse usanga bya bibazo wari wahungaga byarangiye. Ngo yanga ariko urumva ngo ni iby'igihe gitoya, ngo kandi ngo uba wumva nyine ngo ufite umunezero ngo kuko twabuze ngo uduhe umunezero. Twabwira rero ntabwo ari mwahisemo nabi, ntabwo aho ngaho hariho umunezero ubonekera, ahubwo umunezero uboneka iyo wagiye muri icyo cyumba cy'inama cyawe ugafata umwanzuro. Icya mbere ugomba kumenya ko utibereyeho wowe ku giti cyawe, ahubwo ubereyeho n'abandi. Sosiyete iragukeneye, nawe urayikeneye. Rwose ikintu nabwira umuntu wumva yaragiye muri icyo cyumba cy'inama cye, twakivuze, ni ahantu wicara muri wowe ukibwiza ukuri, cyangwa se ugapanga gahunda zawe z'uyu munsi n'ejo hazaza. Imyanzuro ufata wibwije ukuri cyangwa se wayobye niyo ikugaragaza uwo uri we uyu munsi. Umuntu tubona arangwa n'imyanzuro yafashe mu buzima bwe. Birashoboka yuko wenda iki kiganiro kirareba umuntu watangiye kwitekerereza, ntabwo kireba umwana bagitekerereza, kuko umwana bagitekerereza nta nubwo yifatira umwanzuro. Ariko noneho uyu mwanya wowe muntu wamaze gukura ukaba waratangiye kwitekerereza, ibyo ukora uyu munsi biragaragaza uwo uri we, biragaragaza imyanzuro ufata. Niba muri wowe hari ibintu utari gutunganya, ni uko hari icyo uri kwirengagiza kandi kiri muri wowe. Kandi iyo umuntu afata imyanzuro mibi mu cyumba cye cy'inama, bigira ingaruka kuri we, bikagira ingaruka ku muryango we, bikagira ingaruka no ku gihugu. Rero ikintu numva ngambiriye kuvuga kuri uyu munsi ku bijyanye n'icyumba, icyo cyumba cy'inama cya buri muntu, ndashishikariza buri muntu wese gufata umwanzuro ukwiriye igihe yinjiye mu cyumba cyiwe, agafata umwanzuro muzima, akibwiza ukuri,
kandi agafata ibitabangamira sosiyete. Twari tugeze ahantu hamwe ho umuntu afata ibiyobyabwenge yibwira yuko agiye gukemura ikibazo, nyamara ntikinakemuke kandi ahubwo akaguma kwisenya. Wakabaye utekereza utari ku bundi ibi bintu by'ibiyobyabwenge ndi gufata biranyungura cyangwa birampombya? Icya mbere bihombya ubukungu bwawe, icya kabiri bigasenya umubiri wawe, icya gatatu bigasenya ejo hawe hazaza, icya kane bigasenya sosiyete iri kumwe nawe, noneho bikarangira bisenye n'igihugu. Urumva abo bantu babaye benshi, atari mu gihugu gusa, no ku isi yose abantu bose bagiye bitwara gutyo, isi yacu yakwangirika kurushaho. Niyo mpamvu dukwiriye gutekereza ikintu kidufitiye akamaro, na mugenzi wanjye natekereza ikimufitiye akamaro cyangwa se nafata imyanzuro myiza muri cya cyumba cy'inama ye, bizatuma kubaka sosiyete nk'uko iyi channel ikigambiriye, kubaka sosiyete y'umuryango mwiza wa none n'ejo hazaza. Bizatuma nyine tugira generation abejo nabo bazaba beza bakazabaho neza bitewe n'umwanzuro bafatiye mu cyumba cy'inama yabo. Twakomeza rero tureba noneho ingaruka zo gufata umwanzuro mubi. Umwanzuro mubi wo muri wowe utuma utabasha kubana n'abandi. Icyo ni kimwe. Unanirwa kubana n'abandi kubera ko imico yawe ntabwo ibasha gufitinga muri sosiyete, cyangwa se sosiyete ntabwo ishobora kuyakira. Urugero ni nk'umuntu unywa ibiyobyabwenge. Iyo unywa ibiyobyabwenge ntabwo uzareka kubibandi, kuko uziba. Niwe uyiba, abo wibye bazaba bagize ibibazo, hanyuma nabwo usange n'ubuzima bwawe burangiritse, bityo urangiriza ubuzima bwawe muri gereza, cyangwa se nabwo ushobora no kwiyahura. Nizo ngaruka nyinshi ugenda ubona abantu bagenda bagira, cyangwa se wenda ku bantu bubatse bafite amakimbirane, ugasanga umuntu aho kugira ngo ashake uburyo yakemura ayo makimbirane, by the way mwabanye mwumvikanye muri babiri, mugira umuryango, murabyara, cyangwa se bigira ukundi bigenda, ariko noneho biza kugera ubwo bya bintu byanyu bijya hanze ku karubanda. Noneho muri kwa kujya ku karubanda, ari nabyo wenda numva navugaho gatoya, ntabwo ari byiza yuko niba mwarumvikanye mukabana muri babiri, mukagira umuryango, mukarwanira mu rugo iwanyu kubera ko mwagize amakimbirane, mugatandukana, umwe akajya ukwe n'undi ukwe, ubwo abana leta ishaka aho ibashyira, warangiza ukumva ntunyuzwe, ahubwo ukaza ukajya ku mbuga nkoranyambaga, mukajya noneho kurwanira ku isi, kuko muba mwarwaniye mu rugo bikarangira, mukarwanira hanze mukananiranwa, noneho wowe ugafata umwanzuro wo kuza ku mbuga nkoranyambaga ugatangira kurwana na mugenzi wawe. Ngiye mvuga ko uje kurwanira ku isi, kuko ni isi yose bizakurikira ibyo byose. Ntabwo ari ibintu byiza gufata mugenzi wawe ukaza kumurwaniriza ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ngibyo ni ukurwanira ku isi, kuko iyo umuvuze uyu munsi nawe araza ejo akakuvuga. Ese mu by'ukuri murumva uwo ari wo muryango twifuza? Ntabwo ari byo, nta kintu twaba twubaka, kuko utekereze ko iki kiganiro kizarebwa n'isi yose. Icyo wagiye gukora usebya mugenzi wawe mwabyaranye, mufitanye abana, tekereza ibyo bikomere ugiye gutera abo bana bazareba icyo kiganiro n'abazabumva. Ese wowe iyo uvuye kuri urwo rubuga uragenda ukajya hanze ukumva unezerewe, ubasha gukwirwa he muri sosiyete waramaze kujya kurwanira ku isi? Nawe rero acaho akajya ku yindi shene nawe akakuvuga. Natanga igitekerezo cy'uko niba wagiranye ikibazo na mugenzi wawe, ntabwo ari byiza kuza kurwanira kuri iyi si, kuko ngewe nyita isi, ntabwo birebwa na mugenzi wawe, ntibirebwa
n'umuryango wawe, ntabwo birebwa n'umwana wawe gusa, ahubwo utekereze isoni wa mwana twavuze mu kiganiro cyashize, isoni, gukomereka, ikimwaro bizamutera mu bandi bana igihe azumva ko umuryango we washyize amateka yawo cyangwa se ubuzima bwabo hanze. Ntabwo twaba turimo twubaka sosiyete. Ese ubundi nongere imbaze, iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri za social media ukavuga ubuzima bwawe n'uwo mubana cyangwa n'ubw'umwana wawe, abikemura ikibazo wavuye mu rugo ufite? Mu by'ukuri ntabwo uba wafashe umwanzuro mwiza muri cya cyumba cy'inama cyawe. Ibyo bintu ntibiri busibike, uretse kuza twebwe tukabireba tukumva agahinda nyine wagize, umubabaro, nta kindi kintu tuba turi bugufashe. Ntabwo rero iyo ariyo nzira yo kuba waruhukiramo ibibazo ufite. Niyo mpamvu nshishikariza buri muntu wese uzumva iki kiganiro, hari ubundi buryo waruhuka. Ndabyemera muri psychology cyangwa se mu bakansera bavuga yuko iyo umuntu avuze umutwaro yari afite aruhuka, gusohora amarangamutima yawe. Nibyo koko birakuruhura, ariko se aho urimo uyasohorera ni hehe? Kuko twe dukeneye sosiyete irimo umutekano, irimo ibikomere bikeya cyangwa se irimo izo ngaruka zo kuba abantu barahungabanye mu marangamutima. Turagira ngo dufashe abantu, tubayobore uburyo bashobora gusohora amarangamutima yabo, kuko birakizage. Ntabwo mvuga ngo umuntu abyigumizemo, ahubwo ubisohorera hehe? Wowe ku giti cyawe ubisohorera hehe? Niyo mpamvu turimo dutegura uburyo umuntu yazajya asohora amarangamutima ye bidakomerekeje umuryango we, bidakomerekeje abana yabyaye cyangwa se n'uwo bashakanye. Ntabwo ari byiza kujya guhanganira kuri social media. Sinzi niba baba bashaka kumenyekana, ariko mu by'ukuri bisenya sosiyete yacu. Niyo mpamvu rero nifuzaga ko niba wagiye muri icyo cyumba cy'inama cyawe, ukwiriye gufatiramo umwanzuro utari buhungabanye sosiyete, utari buhungabanye umuryango wawe, kugira ngo tugire umuryango mwiza wa none n'ejo. Hari uburyo abantu bazabikoramo cyangwa se turimo tubitegura, abantu bagahurira kuri Zoom cyangwa se Google Meet, ugashyiraho iyo linki, ukaza tugakora ikiganiro. Tukavuga yuko umuntu urimo uvuga atemerewe kuvuga amazina ye, ikindi atemerewe kuvuga umuryango we amazina, ahubwo we avuga ibimurimo kugira ngo bisohoke, ariko abakurikiye bo bemerewe gufungura amavideo nta kibazo, hanyuma bakabaza n'ibibazo kugira ngo umuntu abone aho akirira. Iyo ni strategy imwe cyangwa se mu ngamba zimwe zishobora gutuma umuryango ushobora ukubakwa neza, abafite ibikomere bakabikira, ariko nta n'ugendana igisebo cyangwa icyasha ngo yasebeje mugenzi we, cyangwa bakajya kurwanira ku isi. Nuvuga ngo bararwanye mu rugo birarangira, barakomeza, mbese ntibagira icyo bageraho kugeza ubwo basohotse mu muryango wabo bakajya kurwanira ku isi. Mu by'ukuri icyo kintu ntabwo cyubaka umuryango. Waba unyumva uri muri iki gihugu, waba unyumva uri hanze, ndabizi ko iki kiganiro gikurikirwa n'abantu benshi cyangwa se kizakurikirwa n'abantu benshi. Turabashishikariza kudasenya umuryango wanyu ngo musige icyasha generasiyo y'ejo hazaza. Hari uburyo twarimo tuvugaho, uburyo bushobora gufasha umuntu ntakomeretse mugenzi we cyangwa akomeretse umuryango, bwamufasha gusohora amarangamutima ye. Twari tugeze rero ku muntu wumva afite icyifuzo cyangwa se ikibazo kimuremereye, yumva atavuga muri rusange kuri Zoom cyangwa kuri Google Meet, byamusaba yuko ahubwo abonana natwe tukamufasha, tukamwumva, tukaba twamuyobora inzira yanyuzamo ikibazo cye, cyangwa se tukaba natwe twamufasha kikaba cyakemuka. Ni ubwo buryo numva twazakoresha kugira ngo dukemure icyo kibazo cyo kujya
kuri social media ukavuga ubuzima bwawe busebya umuryango wawe, bugasebya abo wabyaye, bugasebya uwo mwashakanye, kandi byakabaye bikemuka nta sosiyete muhungabanyije. Ubwo buryo rero bw'inama yo muri wowe cyangwa se icyo cyumba cyawe cy'inama, ni ahantu hambere ukwiriye gukoresha cyane. Nawe ushaka kuzaza kuri Zoom cyangwa se kuri Google Meet, ukabanza ugatekereza neza uti harya ngiye gukora iki. Tunashishikariza n'abandi bose babishaka, kuko Zoom ni free, nta kintu kindi ikostinga uretse wenda kuba wa connecting internet, ariko ntabwo hariho kwishyuza, nta kindi kintu. Ikintu dukeneye ni uko abantu bamenya yuko hari uburyo bushoboka umuntu ashobora gukiramo ibikomere cyangwa se ashobora gukira stress, hanyuma ubuzima bwe bugakomeza kandi nta kintu ahungabanyije. Ubwo rero niba hari uwumva akeneye kuzadushaka mu buryo bw'umwihariko, bizanyura kuri Zoom. Kuri Zoom uzatanga nimero yawe, twebwe tuzaba ari twe tuguhamagara kugira ngo tubashe kuba in touch nawe, tuguhe gahunda, hanyuma uzaze tubonane face to face cyangwa se one on one. Ubwo ni uburyo bwakemura ikibazo cyo kujya kwandagaza umuryango. Tugaruke rero kuri icyo cyumba cy'inama. Niba utararenga umurongo, niba utarahungabana, ni byiza ukwiriye kujya mu cyumba cyawe ukajya ukomerezaho koko, ukiganiriza, ukareba imyanzuro ufashe, niba ntawe bangamiye, niba nta sosiyete iri buhungabanye, kugira ngo tuzagire ejo heza hazaza. Niba kandi icyo kintu cyarakubayeho waramaze guhungabana, shaka uburyo wongera usubira muri icyo cyumba, hanyuma ugaruke mu murongo, kuko nibyo byazagufasha. Utangire witekerezeho, utangire uvuga ute se aha hantu ndi nabigizemo uruhare, ese ibi bintu ndimo koko byatewe n'imyanzuro mibi nafatiye mu cyumba cy'inama cyanjye. Hanyuma numara kubona hari igisubizo wihaye, uhindure ingamba. Reka dusoreze ahangaha kugira ngo mu kiganiro cy'ubutaha tubararikire, tubashishikarize kuzaza nabwo mukumva icyo umuntu ari we, umuntu uwo ari we, kuko twavuze agace gatoya k'umuntu kari mu marangamutima yiwe, aho iyo nama ibera. Ariko reka mu kiganiro cy'ubutaha tuzavuga ku muntu uwo ari we nuko yikoresha muri we. Murakoze. Shalom.